gitandukanya abagize umuryango, ndetse yewe na mbere yo gushakana hari abahitamo kubanza kumenya niba iki kintu koko buri wese agifite. Gitandukanya abavandimwe, imiryango irasenyuka, abari inshuti bakaba abanzi, bagahagarika no kuvugana kubera iki kintu. Icyo kintu nta kindi ni uburwayi bwa Sida. Sida yatangiye ari nk'uburwayi busanzwe, abantu bafata nk'uburwayi busanzwe nk'uko badwaraga ibicurane, kurwara mu nda ndetse n'ibindi. Nabo bumvaga ko ari uburwayi busanzwe kugeza ubwo yatangiye kugenda ibicamo gake gake, bakabona abantu bari kugenda bashira bataramenya icyo ari cyo, ikibica n'iki cyangwa se ikibitera. Sida ikaba ari indwara yatangiriye mu ishyamba, ikaba yaraturutse ku nyamaswa, inyamaswa twakwita chimpanzee. Chimpanzee ni inyamaswa abantu bakunda kwita mu Kinyarwanda inkundu, abandi bakayita inkende bitewe n'agace wakuriyemo cyangwa se uko ubyumva cyangwa ubibona. Ariko ni inyamaswa ijya kuba nk'ingagi cyangwa se ikagira imico n'imyitwarire ijya kuba nk'iy'abantu. Iyi Sida rero twavuga ko yaturutse mu ishyamba, ikagera ubwo iba ikibazo gihangayikishije isi yose muri rusange. Sida yaturutse kuri virusi yitwaga SIV, nyuma yayo iza guhinduka HIV. Yageze mu bantu biturutse mu guhiga amatungo cyangwa se mu guhiga inyamaswa, kuko bari batunze no kurya inyama zabo z'izo nyamaswa. Izo nyamaswa zakomeretsanyaga zagendaga zisiga amaraso mu nzira, ibyo bigatuma n'abantu bahigaga bamwe namwe nabo bakomereka, amaraso y'izo nyamaswa akagenda yihuza n'ay'abo bantu, cyangwa se mu kuzibaga bakwikata amaraso y'izo nyamaswa akihuza n'amaraso y'abo bantu. Ibyo bigatuma icyo cyorezo kigenda gikwirakwira gake gake mu bantu. Umuntu yaba yamaze kubaga inyamaswa nawe yikase amaraso yaba yahuye, yakora imibonano mpuzabitsina n'undi muntu, cyangwa se uko gusharinganya cyangwa se guhererekanya ibyuma, inshinge, inzembe n'ibindi byose bikeba, bigatuma banduzanya Sida batwo batazi ko ariyo bari kwanduzanya. Yatangiye kugaragara mu ntangiriro y'imyaka y'1900 muri Afurika y'Iburengerazuba. Ikaba yaratangiye ari nk'ikigeragezo cyangwa se ari icyorezo cyangwa se ari uburwayi abantu batazi. Abantu babona ari uburwayi busanzwe ariko batazi uburemere ubwo burwayi bwari bufite. Mu mwaka w'1981 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niho iyo ndwara naho yahageze, ndetse yica n'abantu benshi cyane batagira ingano. Ibyo nibyo byatumye abashakashatsi babiri b'Abafaransa, harimo uwitwa Françoise Barré-Sinois ndetse n'uwitwa Luc Montagnier, bavumbuye HIV. Ibyo nibyo byatumye bayivumbura mu mwaka w'1983 kugeza mu mwaka w'1984. Nuko ubwo bushakashatsi bwamaze igihe cy'umwaka wose barimo biga kuri icyo kibazo. Iyo ndwara rero cyangwa se Sida muri rusange twavuga ko yandura mu buryo bwinshi. Uburyo bwa mbere ni gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, yandurira mu maraso, gusangira ibyuma bikebana, twavuga inshinge, ibyuma, inzembe ndetse n'ibindi, impakasi ndetse n'ibindi. Ibyo akaba ari imwe mu mpamvu zituma abantu banduzanya Sida cyangwa se bayandura. Ugasanga umuntu yarayanduye kandi atarigeze aryamana cyangwa se amaraso ye yihuza n'ay'umuntu wigeze uyirwara, akayirwara biturutse mu gukoresha ibikoresho umuntu uyirwaye nawe yakoresheje, cyangwa se akayanduzwa n'umubyeyi we mu gihe ari kumwonsa cyangwa se mu bundi buryo. Ushobora kwibaza uti Sida igaragara gute cyangwa se nabwirwa n'iki niba nyirwaye? Bimwe mu bimenyetso abantu benshi bakunda kuba bafite ariko ntibabyiteho, twavuga nk'umuriro, kugira umuriro mwinshi, guhorana umunaniro mwinshi ukabije, ukaba nta kintu wakoze uwo munsi ariko ukumva urananiwe cyane, kubabara umutwe, inshuro nyinshi umutwe ukakurya kenshi, yewe wanywa n'imiti yo kwa muganga cyangwa se ugakoresha ubundi buryo bwose umutwe ntukire, ukajya uza gake, ejo ukagenda ukongera ukagaruka, gutyo gutyo. Ukibaza impamvu bihora bikubaho kandi waryamye bihagije, unywa amazi menshi ndetse wanywa n'imiti yo kwa muganga, urugero nka paracetamol
n'iyindi ariko ntihagire icyo kumarira. Ibyo ngibyo ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko umuntu yarwaye sida. Ugatangira kurwaragurika uturwara twa hato na hato, inkorora, ibicurane, kuribwa mu nda, kuribwa umutwe nk'uko twabivuze, gutangira kumva uri gucibwamo umubiri wose, impiswi ndetse n'ibindi. Ni bimwe mu bimenyetso bigaragaza ubwo bwandu bwa sida cyangwa se ko wayanduye. Yitwa HIV ariko yitwa sida iyo imaze kugera ku rundi rwego cyangwa se ku rwego rwayo rwa nyuma, aho itangira yica abasirikare b'umubiri gake gake kugeza ubwo batagishoboye guhangana no kurwanya ibyonyi cyangwa se uburwayi bushaka kwataka umubiri. Twabigereranya nuko abasirikare b'umubiri wawe baba bari mu ntambara itaboroye bahangana n'umwanzi ukomeye kandi ufite imbaraga ubarusha imbaraga. Uko bagenda batsindwa cyangwa se bacika intege gake gake, nibwo bwa bwandu k'agakoko gatera sida kitwa HIV kagenda gake gake kinjira mu mubiri wawe kugeza ubwo gahindutse sida ku kigero cyayo cyane. Ikintu gitangaje ni uko bamwe bashobora kwimarana imyaka myinshi cyane ariko bataramenya ko barwaye sida, ndetse n'ibyo bimenyetso twavuze haruguru bikagenda biza gake gake ariko bitewe n'uburyo wiyitaho cyangwa se bitewe n'ubudahangarwa umubiri wawe ufite, ukamara n'imyaka nka 30 icyo kigaragazo kitaragara, icyo cyorezo ubwo bwandu butaragaragara mu mubiri wawe. Bamwe mu bashakashatsi bavuga ko ari byiza kwipimisha mbere y'igihe kubera ko umuntu ufite ubwo bwandu ashobora kubaho neza bikarangira atarwaye sida. Ugafata imiti ku gihe cyangwa se ukiyitaho mbere y'igihe, ibyo bigatuma ubaho igihe kinini cyane utanduye sida, kubera ko iba sida ari uko yageze ku cyiciro cyayo cya nyuma cyangwa se kuri nivo yayo ya nyuma, aho abasirikare b'umubiri batagishoboye gukora icyo bashinzwe gukora mu mubiri. Ibyo biba ryari? Ibyo biba igihe abasirikare bamaze gucika intege, aho utangira kwatakwa n'utudwara twa hato na hato, wadwara n'utudwara tworoheje, ibyo bigatuma umubiri wawe ucika intege ukaremba cyangwa se ntagire ikintu na kimwe ushobora gukora. Twabigeranya no kurwara ibicurane, ibi ngibi bisanzwe, ukamera nk'umuntu wadwaye malariya. Ibyo bigakunda kukubaho kenshi, mu gihe urwaye ibicurane bitarakira ugahita urwaramo grippe, ugahita urwaramo inkorora, mu gihe urwaye nk'inkorora ugahita utangira guhitwa. Ibyo ntibisigane no kuruka n'umuriro mwinshi no kuribwa umutwe kenshi. Uko ugenda ugira ibyo bimenyetso gake gake, niko nayo iba iri kurushaho kugenda yongerera ubukana. Abantu benshi bakunda kwibaza ati ese ko njye ntigeze nkora imibonano mpuzabitsina idakingiye, naba narayirwaye nte? Cyangwa se ko ababyeyi banjye batayirwaye, njye naba narayikuye hehe? Icyo ni ikibazo gitera urujijo ku bantu benshi cyane, ariko nk'uko twabivuze ushobora kureba neza ukaba warayandujwe n'undi muntu. Reka tuvuge ku bantu bakunda gukoresha inzara. Inshuro nyinshi ukunda gusanga ibikoresho bikoreshwa mu masaro bidahora batabihindura, bihora ari bya bindi. Ibikoresho bikamara ukwezi kose bihora bikoreshwa umunsi ku munsi, ndetse ukajyaho bakagukora nyuma y'uko undi muntu akimara kuva nta n'iminota 2 irashira. Muri byo harimo ibyo bita coupon, nail clipper, agakoresho gakata inzara, akaziconga ndetse n'ibindi. Ibyo ngibyo gake gake bigenda bibakomeretsa ariko ntibabibone cyangwa se ntibabimenye. Amaraso yasigayeho nawe bagukorera akaba yagutera icyo kibazo, yagutera ubwo bwandu. Ibyo bigatuma bibaza cya kibazo twavuze hejuru uti ese ko utigeze ukora ikintu na kimwe tuzi kiyitera, ese we waba warayikuye hehe? Iyi ikaba ariyo imbarutso cyangwa se ikaba ibaye inkomoko y'ubwo bwandu bwa sida no mu buryo nawe utazi. Nk'uko twavuze ushobora kugira icyo ukora mbere y'igihe bigatuma utandura sida, ahubwo ukabana na ka gakoko kayitera ariko ntuyandure.
ibyo birashoboka. Muri byo ni ukwipimisha mbere y'igihe. Kwipimisha mbere y'igihe ni byiza cyane kubera ko bituma umenya uko uhagaze, bigatuma nanone wiyitaho mu gihe umaze kumenya uko umubiri wawe uhagaze. Niba waranduye sida ntabwo bisobanuye ko ubuzima bwawe burangiye. Ushobora kwibana nayo imyaka myinshi cyane bitewe n'uburyo witaho cyangwa se ufata imiti kwa muganga baguha. Ariko mu minsi mike ishize nibwo hatangajwe ko urukingo rwatangiye gukwirakwiza urukingo rwo kujya ruhabwa abarwayi abantu bayanduye cyangwa se abantu bashaka kuyirinda. Ariko ibyo ntaho bihuriye no kuyirinda mbere y'igihe kubera ko kuyirinda nk'uko bivuga biruta kuyivuza. Ubwo rero twabonye ko sida kuyandura ni ibintu byoroshye cyane, ariko uburyo bwo kuyirinda nabwo burashoboka. Kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina idakingiye, cyangwa se mu gihe byaba byanze kuri bamwe bakagira uburyo babigenza nk'uko abaganga bibategeka. Twagushimye twabonye muri iki kiganiro, namwe mudahwema kutwereka ko mudushyigikiye. Ibyo mubikora muduha subscribe, mugasharinga amavideo yacu n'ibindi biganiro byacu. Turabashimiye rwose.